kugaragaza umunezero n'umutuntu duto nayo ari isoko y'amagara mazima. Kugaragaza umunezero n'umutuntu duto n'umuntu muhuriye mu nzira mutari muherukana ariko ndishimye Imana ishimwe duhuriye ahangaha uzi ko nkuramubwira abandi batari bakuramutsa reba haduhuriye ndishimye ako kandi ko kwishima n'umutuntu duto umuntu kubwiye wamubona aje ati kare urakoze wadusura nawe yicara avuga ati urakoze kumpa intebe no kwishima mu tuntu duto. Ati kumererwa neza mu bwenge no mu mpagarike n'umunezero muri bagenzi bacu bihinduka akamenyero kandi ugasanga bikenewe ariko urufunguzo rwa mbere rutuma mu mubiri hamererwa neza mu bwenge hakamererwa neza mu mubano hakamererwa neza guseka birimo. Ubwo ni ukumererwa neza hatatu ni ukumererwa neza mu wo mubana ukamererwa neza mu bwenge ukamererwa neza mu mpagarike nta kindi wanyoye kiretse kumwenyura no guseka. Epfo bizabyara iki rero arezime yana nisubiye inyuma avuze ati iriya ahantu non seulement l'envie d'éviter les maladies mais aussi le désir de vivre pleinement tout ce que la vie nous apporte. Ntabwo guseka bivuze kwifuza gusa gukira indwara ahubwo guseka gutuma umuntu yishimira kubaho hakurikije icyo yabonye cyose. Niba ari ibijumba ubonye utabonye umuceri urishimye utsimburaye warya umuceri ntacyo bitwaye nubwo nta makaroni wambara umwenda w'icumi ukabwira uti ntacyo bitwaye nubwo ntabonye wa 50 inzu ntoya ariko kwegwamo bikamba nta kibazo ubwo utabonye vira yarangiza oya umuntu useka akunda kunyurwa nuko ubuzima bwaramutse. Bien que tout cela ne vienne pas de manière automatique nubwo nta wabyihimbira muri we akaba nta wavuga ngo reka mpange guseka. Nous pouvons cependant agir pour améliorer notre bien-être psychique. Dukwiriye kwemera guseka nk'abashaka ko ubwenge bwabo buhora buguwe neza. Dukwiriye gukunda guseka tukabyemera bikaba itegeko nturihatirwe ahubwo ukarishaka nk'umuntu ushaka kumenya neza ngo iyo umuntu asetse ni ibyo kurya bishyushya ubwonko ni ibyo kurya bifasha umutima ni ibyo kurya bituma imitsi yoroha ni ibyo bituma ubwenge butuza nawe ukumva ko ari byo ushaka. Le psychoneuro-immunologie est une branche récente de la médecine qui étudie l'influence des facteurs psychologiques sur les fonctions de divers organes. Ni ukuri ibirebana n'ubwenge n'imyakura n'ubutaraga ibintu bifatanye bitatu ubwenge imyakura n'ubutaraga uko bikorana byaragenzuwe basanga ko mu buryo bwa kiganga byizwe neza bavuze neza ko bifite ingaruka ku ngingo z'umuntu. Iyo ubwenge iyo impagarike imyakura ndetse n'ubutaraga bihuriye hamwe bituma ingingo z'umuntu zikora neza. Kubw'ibyo rero none ibyo kurya by'ubwenge ni uguseka. Nous apporte certaines explications scientifiques permettant de comprendre comment l'effet de ressentir de plaisir dans les petites choses peut être une source de santé. Donc uko bigenda bizageza ubwo umuntu azarushaho akurikije ubushakashatsi mu by'ubuhanga n'ubusobanuro bwabyo bizagushoboza kumva ko no kwiyumvisha kumenya kumva uburyo ndangije no kwiyumvisha ko burya kugaragaza umunezero n'umutuntu duto nayo ari isoko y'amagara mazima. Kugaragaza umunezero n'umutuntu duto n'umuntu muhuriye mu nzira mutari muherukana ariko ndishimye Imana ishimwe duhuriye ahangaha uzi ko nkuramubwira abandi batari bakuramutsa reba haduhuriye ndishimye ako kandi ko kwishima n'umutuntu duto umuntu kubwiye wamubona aje ati kare urakoze wadusura nawe yicara avuga ati urakoze kumpa intebe no kwishima mu tuntu duto nabyo ni isoko y'amagara mazima. Rero kubw'ibyo alors que beaucoup de maladies sont aggravées par un état dépressif ou pourquoi l'organisme réagit à des pensées négatives et à des émotions erronées en tombant malade. Ati bizabyara iki rero nibyo byagaragaye neza ko n'ubundi indwara nyinshi ziharaturwa mu muntu bitewe no guhora yihebye cyangwa ingingo ze zikamererwa nabi bitewe no guhora yibwira ibibi kandi agahorana amarangamutima mabi maze bikamutera kurwara. Amarangamutima mabi ubwihebe kwibwira nabi kuba muri ntibishoboka ibyo byose bituma indwara zidakira. Rero kubw'ibyo ziba nyinshi zikiyongera kandi zigakomera.
En fait, il est clair aujourd'hui que cultiver des sentiments négatifs, de rancœur envers autrui n'est pas bon pour la santé. Byaragenzuwe muri kino gihe ko nibura uyu munsi kwimenyereza kuba ndanze umutima mubi buri munsi ntabwo byagwa neza ubuzima. Alors que le fait de pratiquer dans notre vie le pardon biblique évite l'insomnie, les troubles gastriques, les migraines et la fatigue typique chez les rancuniers. Byaragenzuwe neza ko umuntu ufite umutima ubabarira nk'uko birivuga bimutera gusinzira, bimubuza ntiyongera kubura ibitotsi, ntabwo akunda kurwara indwara zo mu gifu, ntakunda kurwara indwara z'akaberetwa, ntahora n'umunaniro bitewe n'uko umuntu uzi kubabarira aba yiguye neza. Umuntu ubabarira nk'uko birivuga asinzira neza. Umuntu ubabarira nk'uko birivuga ntabwo hari indwara zo mu gifu. Umuntu ubabarira nk'uko birivuga ntabwo hari indwara y'akaberetwa, kandi umuntu ubabarira nk'uko birivuga ntakunda kurangwa n'umunaniro. Apprécier les beaux côtés des autres nous permet de cultiver des pensées positives. Kujya wemera uruhande rwiza rw'abandi bituma uzagira intekerezo zemera ko byose bishoboka, cyangwa se kwemera abandi. Jya wemera neza ko umuntu w'umwanzi wawe afite uruhande rwiza. Njye muri hangana mbibabwira nicyo babwire ko n'umubi ntacyo agutwaye iyo utabyemereye. Nicyo gituma muzasanga ba Stefano babatera amabuye bagasabira babandi bari kubatera amabuye, kuko bavuga bati urugendo turarurangije ariko turi tuva ku isi dusabanyije cyangwa twandujwe n'abanyabyaha. Buriya umubi ananiwe kukwanduza umutsinzi. Yakwima ntumwime, yagusuzugura ntumusuzugure, yakuvuga nabi ntumunegure, yakwanga ntumwange, mbese ibyo akora byose ntibigire icyo bigutwara, byanze bikunze umutsinzi. Ubwo buryo bwiza. Abantu nk'aba iyo ukunda kubabarira nk'uko bibanza umenye neza ko iyo umuntu ahuye n'umusazi akamutera amabuye yambaye ubusa agakuramo imyenda agafata amabuye akagutera, nawe ukavuga uti ndange ndajya kwa polisi, ugezeyo babona nawe uri umusazi. Umunyabyaha iyo agiye kuzazanya abanza kuzazanirwa, iyo agiye kumukorera nabi abanza kubipanga. We bisiga bimwanduje, nta muntu ujya uvunyura hagati y'icyondo ngo agende avuga ko iyo nzira yanduza, ahubwo wowe niwe unyuramo neza ukambukiranya. Ubuzima bw'abandi bubi, imitekerereze y'abandi mibi, imigambire y'abandi mibi ntikajye gutera ububi, keretse ahubwo nawe usanzwe wari urwaye, kuko umubu ntabwo ujya urya igiti ngo kirware malariya, ahubwo umubu ushobora umuntu nawe nushoborwa n'ingeso z'undi ukandura, ubwo hazaba hari ikibazo muri wowe. Bibanza utekereze ko byanze bikunze ibyo bikenewe. D'autre part, certaines personnes ngo apprécier le beau côté des autres, yuha agaciro uruhande rwiza rw'abandi, nous permet de cultiver des pensées positives, bidushoboza, biduha uburenganzira bwo kwimenyereza gutekereza neza. Savoir défouler sa colère sur quelque chose d'inanime. Iyo umuntu azi kwamurura uburakari kidashoboka, un poussé ou un barreau de boxe nous permet de le surmonter. Nukuri akantu kose n'abana bari gutera umupira mu nzira no barawukubise, ishati iranduye, bimenya ko nawe wigeze banduza abandi. Itambuka mu bintu muri ubwete bana mukomere ntimwongere. Yarangiza ibyo ariko kuvuga ko kamwe gatobotse indiga barayitaye, yarangiza urushinge rwatakaye, yarangiza abantu barayipine, yarangiza bameneye amazi, igikoma cyanjye bakimenye ku meza, yarangiza ibyo tuntu twose ko gusitara ubusabusa bwatuma uzagira ubwenge buke kandi ubuzima bukangirika. D'autre part, certaines personnes jouissent d'un état de bien-être psychique difficilement altéré par les problèmes de la vie. Abandi benshi cyane ubuzima bwabo buguye nabi bitewe n'ibibazo bahuriye nabyo mu buzima. Mu buzima muri kureba burimo ibibazo, hari ubukene, hari uburwayi, hari ukuvuka habi, hari ukuvuka wangwa, hari ukuvukana n'ababi, hari ugushaka nabi. Ibibazo mu buzima birahari, ntukabyemerere. C'est pourquoi les affronter l'existence même dans les pires situations, ariko bagahangana n'ibyo bahura nabyo n'ubwiye bitaguye neza, avec une capacité naturelle à contrôler l'anxiété et la dépression. Ariko hari abintwari hagati y'abarwanya, hagati y'abateranya, hagati y'abagirira nabi, bararenga bagahangana nabyo bakirinda ibaburagiza nibaca intege cyangwa se bihebesha. D'autres se plaignent de tout, abandi bo mu miterere yabo y'imyantege babazwa n'akantu kose babonye. Fati ngibyo ibisabwa ngo nibura buri wese agerageze kureba indépendamment de ce qui leur arrive, tombe plus facilement
harimo amarari abantu bose bakunda gusitara uko babonye kose bakunda kurwara surmonter mes biais de maladie et sont plus sujette à la depression hariho n'abatafatwa n'indwara bakiheba buri kanya rero ku bw'ibyo Bibiliya irakubwiye ngo ujye wishima